Reka nizere ko aho muhereye hose kabisa mumeze neza. Uyu munsi rero nifuje ko twareba izi basic commands, izi ziri hano. Murabona ko hano ndi muri draw panel, turaza kureba na modify panel, tubisesengure tubivuge neza cyane kabisa, ku buryo umuntu wese uri gutangira, muri abanyeshuri bari gutangira, bari gutangira ibintu by'amatekinike, cyangwa se n'umwarimu ushobora kuba warabyize ariko ukaba warabyibagiwe. Nshaka ko tugendana intambwe ku yindi tukareba ese zino tools. Murabizi ko ejo bundi nakoze video yo gusobanura ikintu cyose cyangwa se ahantu hose muri AutoCAD abashatse kuvuga iki. Uyu munsi rero nifuje ko tureba ese ni gute wakoresha draw panel and modify panel. Izo panel zombi ziri hano muri home tab. Uvuga iyi ni home tab, then ifite draw modify panel n'iza annotation ziri muri home tab, but nshaka ko twinjira in deep hano kuri izi tools ziri hano muri draw and modify panel. Okay, ndagushimiye rero. Niba uri umushasha reka tubanze tukwakire kabisa, kora subscribe then ukande na notification ugire on kugira ngo video zijye zikugeraho udateze gushakisha. Tureke gutinda, turaza hano duhere kuri line. Ubundi line ni umurongo, ushobora kuba uri kubona hano ugahita uwufata, ariko hari ubundi buryo bworoshye bwo guhita ufata kuri line. Kanze L ugahita ukanda enter, ubundi hahita haza line ugatangira ugashushanya. Iyo uri gushushanya rero nta kindi ukora uretse gutanga measurement cyangwa se ibipimo ushaka gushushanya, ubundi ugahita ushushanya umurongo. Ubwo ni ukuvuga ngo command ya line ushobora kuyitanga ufashe line hano, ubundi ukaza ugaspecifyinga first point, ni ugukora left click rimwe, ubundi ukerekana direction. Ushobora kwerekana hano cyangwa se ukagenda gutyo. Ubwo ni ukuvuga ko iyo wamaze kwerekana direction nta kindi uba usigaje uretse gushyiramo measurement cyangwa se dimension, umurongo ushaka guca uko ungana, ubundi ugakanda enter. Warangiza ukazuminga ukareba uko wa murongo wawe ungana. Murabona ko nari nsizemo 90, ubwo umurongo ni uyu. Iyo ushaka gushushanya umurongo ukora command ya line cyangwa se ukandika L irandende kuri aha batypinga nyine muri command line. Okay, ndakeka line tuyumvishe. Iyo urakora imirongo iye ikurikiranye ufata hano ukandika ukavuga measurement ugakanda enter, hari measurement ugakanda enter, ubundi line wamara kuzishushanya ukongera gukora double enter kugira ngo ueskipinge nyine command. Okay, line ndakeka tuyumvishe. Ikindi gisigaye turaza hano, navuze ko turagenda buri kamwe ku kandi uko bigiye bikurikiranye. Turaza rero dufate iyi polyline. Polyline ubundi itandukanye na line ngiye kuza kubikwereka mu kanya. Fate polyline wenda hano dufate 90, dukande enter, then tuze tuzuminge tubone ira 90, wenda tuzamuke dufate 40, kande enter, dutambike gutya 90 enter, then dukore ka rectangle kameze uko 40 enter. Okay, ubwo iyi ni polyline twifashishije. Itandukanye na line rero, polyline ubundi ni ngaho aba ari umurongo uri kombine. Reba dufashe line tukaza tugakora nka biriya 90, tukaza hano 40 enter, then tugatambika 90 enter, hano 40 enter, double enter. Urabona tuzanye no cursor, ubundi kaso ni kano kantu, aka kantu kameze nk'akanyenyeri muri kubona hano nyine. Urabona hano nje guselectinga na selectinga karongo kamwe, ariko hano nje guselectinga aho na selectingira hose urabona ko ya polyline yose isa naho ibiri grouped. Ubundi line ni umurongo uri simple, but polyline ni umurongo uba nyine ufatanye ku buryo nta hantu kireka ari wewe wiciriyemo, but wafashe polyline uyifashe yose ibiri joined. Uyu murongo kugira ube joined ni uko twabikanda kuriya twabiselectinga, ubundi tugakora join command, niho wa murongo wawe ubaye polyline.
mbese ni nk'aho twaba tujoyininze. Okay, polyline nayo nta birenze biba biriho uretse gutanga command. Iyo utari kuyibona hafi utanga commande ya PR, ni pa na la, bivuze ngo polyline. Ubundi ugakanda enter, ubundi ukaza ugashushanya. Hano biba bivuze ko uri gushushanya polyline. Yose urabona ko yabaye selected, then ukaba wayideletinga cyangwa se ukayikoresha ibindi bintu uri gushaka. Tuze rero hano kuri sako, bibutse ko tukiri muri draw panel. Nituza hano kuri sako, aka kantu kaga fresh, sinzi niba muri kukabona kari kureba hasi, iyo ugakanzeho ubona ubwoko bw'amasako ushobora kuba washushanya. Urabona harimo center radius sako, ni igihe ukanze hano kuri iyi command ya sako, then ugaspecifyinga center, ubundi ugahita utanga radius maybe 10, ni urugero, ugakanda enter. Iyi ni sako ifite radius y'10. Okay, ubwo ni center radius. Noneho tuje hano kuri iyi sako tugafata center diameter, tukaza tugafata center ugaspecifyinga diameter, wenda ukavuga ngo diameter ya 20, ubwo ni kuriya yaba ingana. Murabona yari ifite radius y'10, but kubera ko twafashe center diameter misemo 20 kubera radius times 2 bingana na diameter. Niyo mpamvu mise nkuba kabiri, murabona ko iyi sako n'iyi bingana. Akandi ni kamwe twareba, ushobora gufata center diameter cyangwa se 2 point sako, ukaza ugaspecifyinga first point and second point. Babonye sako, then indi sako hano nuko ufata 3 point, like gufata hano ukazana hano na hano, ubwo ukabubonye indi sako. Urabona rero sako dushobora kwishushanya bitewe n'ahantu turi cyangwa se n'igihe tugezemo. Ushobora kuba washushanya mu buryo bwinshi bugiye butandukanye: center radius, center diameter, 2 point, 3 point n'izindi mwazibonye hari hasi, but ziriya ntabwo ari ingenzi bitewe nuko ntabwo uburyo bwose waburamo uburyo ushushanya sako. Tuze rero tuze hano kuri arc. Arc nayo ifite uburyo bwinshi. Ushobora kubona 3 point arc, ni igihe urafata amapu atatu arc ukaba wayibonye, then hano ni start center end, ni ukuvuga urastartinga point ya kabiri abe center y'iyo arc, then point ya gatatu abe ari end. Okay, nicyo biba biri gushaka kuvuga. Indi arc iri hano ni ukuvuga ngo ni start center angle, ni ukuvuga point ya mbere aba ari start, iya kabiri ikaba center, iya gatatu ikaba iki angle 90 degrees. Ni ukuvuga ngo uje ugafata hano line, iriya angle mbonye ari 90, ukaza iriya uruta ukayigira off, ukaza ugafata iriya center ugakanda enter, ukongera ugafata line, ukaza hano ugafata center, wahita ubona angle, ugafata iriya center, wahita ubona angle ya 90. Ndakeka muri kubona ko yaniyanditse hariya hano. Okay, tureba natwo ni uburyo butatu ushobora kuba washushanyamo arc. Ndi kumva kurenza gatatu umuntu yaba ari kujya kure bitewe nuko video ishobora gutinda. Iki ni start center length, ubwo ni ukuvuga point ya mbere aba ari start, point ya kabiri aba ari center, point ya gatatu akaba ari length. Okay, ubwo buriya buryo bwose ni uburyo bushoboka wakwifashisha uri gushushanya arc. Turakomeje, tuje hano kuri rectangle rero. Hano kuri rectangle hari komandi ebyiri, ni ukuvuga ngo iyo uje ugakirika hano kuri aka gafresh kari kureba hasi, then ugahitamo mbese ugahitamo rectangle, uraza ugaspecifyinga first point and corner point or second point, ubundi sako ukaba wayibonye. Ikindi ni uko hano kuri sako haba indi komande yitwa polygon. Undi bavuze polygon ni ibintu biba bifite impande, maybe impande enye kuzamura. Na niyo mpamvu hano uri kubona by default ko number of sides bihita biza ari enye, ni ukuvuga sides zigomba kuba enye. Hano rero iyo uje ugakirika hano kuri polygon bihita biza mbese ushaka sides zingahe.
wenda nshaka pentagon ifite size 5, then ugakanda enter, wamara gukanda enter ukaza ugaspecifyinga first point, then ukavuga uti include in a circle, ushaka kuyiba iri muri circle cyangwa se circumscribed about circle. Mbese circle ushobora kuba wayicoramo imbere cyangwa se ukayicoramo inyuma, turaza kubibona mu kanya. Tuvuge hano wenda hambere, then tuvuge tuti tuyihereze size, ushobora kuvuga 10, wamara kuvuga 10 ugakanda enter bitewe n'ibipimo ufite. But reka nzi mpereke ya sako, dufate wenda center radius, then tuze dufate center ya kano kantu ni hano, dufate radius ko ari 10. Murabona ko guca ya pentagone yacu wayashyira muri sako. Gushaka gushushanya hexagone uraza hano, hexagone ni ifite impande 6, then dukande 6, dukande enter, then first point dukande wenda hariya hasi biterwa n'ibyo uri gushaka, tugere gucya, then utange size, tuvuge ko ari 10, dukande enter. Niyi nayo ishobora kuba yaba iri, ufate center yayo ni hano. Iyo utari kubona center neza, dore gucya center ntabwo yapfa kugaragara, ubwo uraza ugafata sako, urabona center. Iyo utari kugaragara uraza ugafata inguni imwe hariya, then ugahita umanuka hano, bihita biba automatically, then ukaza ukabigenza kuriya. Okay, ndakeka na polygone cyangwa se ikintu ifite impande zirenze enye ushobora kuba wagishushanya igihe uri umutangizi. But video irakozwe nyine bitewe nuko hari abantu benshi bari gutangira ibintu bya AutoCAD, niyo mpamvu nahisemo kugira ngo nzane ino video, bitewe nuko amavideo ya kera ashobora kuba atari kuba suggested, ku buryo umuntu uri gutangira kuri subscribe ejo bundi ashobora kuba yahita abona iyi video. Iyi rero urabona nayo ni ellipse, wayishushanya nayo ukayihereza size ushaka. Then tuze hano, aha ni hatch command. Hatch ndakeka abantu bize ubwubatsi murazizi. Hatch ubundi ni imirongo yerekana materials cyangwa se ni materiel zigize ikintu runaka. For example, ni urukuta, then ukaza ugafata hatch, wamara gufata hatch ukaza ugahitamo wenda n'urukuta rw'ubu bwoko, then ukaza ukerekana ko materials zirugize ari materials zimeze kuriya. Okay, kindi uraza hano hari angle ukagenda uhindura, ugashyiramo wenda ari hano hari angle ukagenda uhindura, then ugashyiramo umubare. Hatch transparency ni uburyo ziraza kugaragara, na hano ukagenda uhindura, wenda hariya dushyiremo 2, then urabona ko size y'izi hatch iri kugenda yiyongera. Hano hasize 2, ushobora kuvuga uti ntabwo ziri kugaragara, ukayishyira 3, ukaza ugakirika hano rimwe. Murabona ko ziri kugenda zigira ute, ziyongera. Igihe zitari kugaragara uraza ukaziselectinga, wamara kuziselectinga ukagenda uhindura ino mibare tu. Hariya ushobora kuhashyira 3, ukaza ugakanda hano muri screen, murabona ko hano ziyongeye, then 3 yaba iri kwanga, ukongera ukaziselectinga ugashyiramo 4. But bino biri guterwa nuko turi gukora drawing tutasetinze units. Urabona ko gucya hatch zaba ziri kugaragara. Tuzongera tuzivugeho turebe ukuntu wakora hatch edit. Ni ukuvuga ko zino hatch ziri kuza by default zisa n'umweru, but twe tuzaza tuvuge tuti ese ushatse ko ziba ubururu, ko ziba umukara, umutuku, si byagenda bite? Turacyari kuri draw panel. Hatch ndakeka zirangiye, tuze tuzideleting. Okay, ubwo ndakeka agaturu kose ko muri draw panel uretse utu turi hano, tuzaza muri session ya 2. Iyo ukanze hano kuri aga fresh ka draw, hari izindi tools ubona like iza donut, like zino za construction line, like zino za lay. Tuzaza turebe ngo mbese ziriya tools z'inyongera, but ziriya ntabwo ziri basic, ziriya zisaba abantu bamaze kuba advanced. Niyo mpamvu navuze ngo reka duhere kuri basic tools. Tuze rero
ndakeka iyo ni nk'ari session 1 tugiye kuri session 2 but mbere yuko dukomeza reka nkwibutse ko ibintu byose bijyanye no kweditinga kugira ute mbese gukreatinga ni ugukora urakreatinga ugakora ikintu then wamara kugikora igihe hagiye kubaho modification like to move, like to rotate, like to trim, aho twifashisha pano yitwa modify. Niyo tugiye kuvugaho rero ni session ya kabiri tugiye kuvuga kuri izi tools muri kubona aha. Okay, duhere hano kuri move tuze dufate akarectangle wenda, then tumara gufata akarectangle tuze tuvuge tuti aha kari wenda ni muri floor plan runaka turi kubona atari gakwiye kuba, ahubwo reka tukarotating nako tukamoving. Turaza tugaselecting then dufate command yitwa move. Numara gufata move uze ufate one end, ushobora no gufata center, ushobora gufata ahantu ushaka tu, ubundi ukagenda ukagatereka ahandi ushaka. Iyo ni move command. Ubwo uragaselectinga then ugafata move, ugafata end imwe cyangwa center ya kiriya kintu then ukagenda ukakamuvinga ahantu ushaka. Tuze rero kuri rotate command. Ubwo turaza duselecting naho kari ready selected then dufate rotate then tuze dufate one end hano ubundi rotating ku buryo tugize ute dushaka, but you can specify angle of rotation. Hari ushobora kuvuga 90, 150 ukabivuga mbese niba ushaka ukarotatinga ku mubare runaka ku 180 nuko maybe wanditsemo 90 kushaka ukarotatinga kuri 90 ugakanda enter ni kuri akahita kaba rotated. Nako ushobora guselectinga then ukakanda rotate ukavuga uti nshaka ukarotatinga kuri degree 180 then ugakanda enter. Iyo ni kuriya muziko degree 180 aba ari umurongo urambuye, ni ukugakaraga ukongera ukagakaraga, niyo mpamvu kari kwifata kuri. Okay, tuze turebe indi command. Tuze dufate iyi trim command, but iyi trim ibaho utuntu tubiri, ushobora kuba triminga cyangwa se extending. Imundi gutriminga ni nko gufata ni nko gukata igice runaka ikintu runaka. Urugero iyi ni rectangle cyangwa se tuyicemo iyindi mirongo, dufate indi mirongo duce muri rectangle then tumara kwicamo imirongo dusange hari umurongo tudakeneye, aho rero niho turaza twifashishe commande yitwa trim. Turaza dukande hano kuri akantu kameze nk'agasizo, ubundi tuze turebe ka kantu turi kubona tudakeneye tugatrimming. Ikindi ni ukira commande ushobora but reka nzagire session y'ama shortcut. Uyu munsi reka nikore ku makomande gusa. Ushobora no kuza ahantu trim nyine urayifata kuriya ukaza ugatriminga ahantu uri kumva udashaka. Ikindi ni uko hari hamwe na trim habamo extension but iri nako extend ariko igize ute iri hidden, ni ukuvuga ngo ibihishe. Uraza rero ugakanda hara kuri karaga fresh kari kureba hasi then ukaza ugafata extend. Ku extendinga ni ngo gukurura umurongo ukagenda ugahura n'undi murongo nyine uri hafi yawo. Okay, ku extendinga ndakeka nabyo mubonye ni ugufata extend command then ukaza ugafata ugaselectinga umurongo ushaka ku extendinga. Tuze rero hano murabona ko hariho copy command. Copy ni ugukopiya, ni uguselectinga ikintu then ukaza ugafata copy, ukaza ugafata one end ukagenda upastinga ahantu ushaka. But iyi auto iri off niho wa pastinga hasi no hejuru, but iyo auto iri on ntabwo wa pastinga gutya ikintu kimanure. Ubwo ni kuriya ukagenda upastinga ni ukumanuka gutya cyase gutambika. Mbese auto murabona hano ifite right angle, ni ukuvuga nayo iri on upastinga ikintu ku buryo ugiye muri right angle. Okay, then tuze dufate mirror command.
mira rero reka twifashishe umurongo tuze tudiritinge kano kantu, then dufate line turangiza duce umurongo umeze uko, turangiza tuze duvuge ngo dushaka gukora mira, turaza tuselectinge. Ni igihe ufite nyine muri wenda muri floor plan cyangwa ahandi hantu ushaka gukora akantu nyine gafite mira, uraza uhitemo mira. Numara gufata mira ufate one end, ubwo werekane ahantu ushaka gukora mira, then murabona specify second point, wenda tubikore kuri erase source object. Ni igihe ushaka kwerazinga kamwe ira source object nura mu wa mbere, uyu ushaka kugumaho kanda yes, ishaka kuvaho kanda yes, ishaka kugumaho kanda no. Ubwo ni mira nuku ikorwa, uraza ugaselectinga, then ugafata mira, ugafata one point, then ukerekana aho ushaka gukora mira, ukora kuriya ukavuga niba ushaka kuvaho uwa mbere cyangwa kugumaho hano twavuga yes, uwa mbere ukavaho. Okay, ndakeka ibintu bisa naho biri kumvikana, but biri kumvikana ntabwo bisa n'ibiri kumvikana. Niba bitari kumvikana kabisa wambaza, niba umutangiza nyine ukaba uri kubona ibintu biri kukugora, wambaza kuri phone ndahari, no kuri WhatsApp wanyandikira kuri nimero ndaza gushyira hasi aho, no muri description irabirimo. Tugeze hano rero kuri fillet, but iyi fillet nayo igira ibintu bibiri, igira chamfer and fillet. Okay, this blend curve ntabwo ndayivugaho, ahubwo ndavuga kuri fillet and chamfer. Turaza rero dufate fillet, dufate urugero, dufite uyu murongo umeze uku nuku, ariko kubera turi gukora mu bintu bidafite units bishobora kutugora. Then tuze dufate fillet. Nituza gufata fillet, turaza duhitemo radius. Hano niturangiza radius tuyihereze wenda like 10, nurangiza dukande enter. Tuze duselecting umurongo wa mbere, then duselecting n'umurongo wa kabiri. Ubwo nukuvuga ngo fillet imeze uku ibifite kangahe, ni ya yindi ifite 10 nyine. Ubwo dukoze back, sinzi niba wabibonye neza, uraza ugahitamo fillet, then after choosing fillet ugaselectinga hano kuri radius, then ugatypinga radius enter, ubundi ukaza ugaselectinga first line and second one, then fillet ikaba irakoretse. Icyo ni kimwe. Ubwo icya kabiri tugiye kureba kuri chamfer. Chamfer rero nayo iba hano, turaza hano duhitemo chamfer. Chamfer yo rero ntabwo ari radius, ahubwo aba ari iki, aba ari distance. Hitemo distance. Distance rero nta kundi turabikora, turatypinga 10 for example, then enter. Niturangiza tuze dufate hano, then na hano, ubundi chamfer distance ibe igize ute, irabonetse. Okay, ndakeka rero ibi bintu bisa biri kumvikana. Turakomeje tuje hano kuri stretch. Gustretchinga sinzi niba muri kubyumva, but ni ugukurura ikintu. Tu stretch, tuze dufate rectangle hano imeze uku, nese tuyiselectinge, dufate stretch command, then tuze dufate one end stretching. Okay, it's like move. Dufate hano tuze dufate one end then the stretching. Okay, ndakeka ari ibyo. Turangiza tuze dufate scale command. Iyi scale command rero ukundi ikora mbese nukongera scale, nukongera object. Iyo selectinze ukaza ugahitemo scale, ugafata one end, waba wakazamura kakaba kanini kuri size runaka. Urugero, ubwo scale ni ugukora resize. Ni ukuvuga ngo urabona kandi ukuntu kangana, turadufate scale, niturangiza dufate one end, tukaba twagasayizinga ukuntu dushaka, kakagera ku bipimo ushaka.
ubwo iriya niko scale command ikora. Ushobora kuba kagira gato cyangwa se ukakazamura kakaba kanini. Iriya ni scale. Ikindi it's array. Array rero tugiye kuyirebaho, tuze tumaze dufate ka small rectangle kubera ubundi ikora cyane ku ma rectangle, then tuze duselecting dufate array, then tuvuge ngo dushaka rows and columns zingahe. Wenda by default ushobora kuvuga column enye, rows 3 cyangwa se rows enye, columns zingahe 6. Okay, kaza ugakirika rimwe hariya, ni kuriya bimeze. Ubwo 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4. Mbese ni rectangle array. It is like to multiple copy, to do multiple copies of one rectangle. Okay, ndakeka path array, polar array, it's not necessary. Ahubwo tuze dufate iyi explode command erase. Kwirazinga no kudeleting ikintu, ahubwo tuze dufate ino explode command, tuze dufatira polyline, duce imirongo imeze gutya, tuze duhuze hano, then tuzamuke hano tuhahuze, kandi enter. Urabona ko kano kantu kose kari kuba selected icyarimwe. Nta kindi rero turakora ni uko explodinga, like gutandukanya buri element igize ikintu runaka ikaba ukwayo. Turaza rero dukande hano kuri explode, then ubwo urabona ko buri line yabaye exploded. Mbere twari turi kubikorera icyarimwe, but byari biri kuba selected icyarimwe na gutya, but biselectinze warangiza ukaza ugakora explode, byose bita bitandukana ku buryo buri karongo kamwe kaba ukwako. Ibyo ndakeka nabyo byumvikanye. Tuje rero kuri offset. Offset ikunze gukora cyane cyane igihe turi mu nkuta, turi gukora inkuta, turi kugaba ibyumba hano muri AutoCAD. Turaza rero dufate example line, uriya murongo umeze kuriya, none dushaka urukuta wenda rufite thickness ya 20, but iyi mirongo ya yindi y'inyuma kuri floor plan ni boundary line, cyangwa se ya mirongo y'inyuma sinzi ukuntu urayitaweho, ni ya yindi y'inyuma igihe uri gukora floor plan cyangwa se plains. Ubwo rero uraza ugafata offset igihe ushaka gukora urukuta, then ugahitamo offset distance wenda ni 20, but kanandike 0.2, dukande enter. Turangiza ukaza ugaselectinga umurongo, then ukerekana direction aho ushaka gukora offset. Iriya 0.2 ndabona itari kugaragara neza, ubwo reka nze nkore 0.6 offset, nandike 0.6 enter, then nze mfate hano ngire kuriya. Ubwo ni full distance ya 0 n'ibice bingahe 6. Okay, ndakeka rero izindi tools hano muri modify nazo tuzazireba nyuma. Thank you very much, see you next time.